iki ni ibiki yahuda numva kibishye se mwana data ewe ngumwinzoga yawe ugatunguruma ngumwinzoga yawe yegadasha ndagufigije wanjegera we aho bahereye nicara mu bukozi kanshirira ndagufigije niba runseyeye rero ntuzibeshye ngo gusenga nicyo gituma abantu bakena ahubwo twebwe turasenga ariko we are not principled nta principles dufite abanyafurika we lack principles tuba mu kajagari umuntu araza akaba umunebwe akadedeza akaguru ngo hari iby'Imana yamuvuzeho ngo Imana yamubwiye ko izamuha inzu ngo izamuha imodoka Imana yakubwiye ko hari uwari watoragura imodoka mu muhanda bari za mitsingi cyonzi cyo ndaguhurute wagacupa nanyoka zakumbaze nyago twabazungu Yesu we ndi kumva ndi mu bicu neza icyo ndatuhambiye data we kajya gushaka moto kanyura kanyura kandi ndi mu rugo manga data kwicara ngo yige asome agasanga icyoroshye kujya kwa mwarimu amanota ukayagura itako simple bwabareze mwarimu ntiwigore jewe hano amaverebo buriya muri kino gihe bigenda bigaragara umuhungu yicaye hariya ariko yiruka mu bakobwa yajya kurongora ugasanga asize abana nka 5 hari igihe uhura n'ikigeragezo gikaze kikagufata maze kikaguha nyoko ingegera zikakubaza ngo urajya he abwesha kurazongorerana ngo ntibucya ariko bugacya ukongera bugacya n'ejo bugacya mwari muzi ko umuntu uri muri Amerika yakomba umwuko mwagera umugabo ukoma umwuko ngo abaringegera uragakomba mu kabuno k'isa kabaka umva mwangegera mwe nimwe ngarutseho abanyarwanda mujya mwabirira ku banyamerika ngo babimye amafaranga ngo bafite amadolari ngo barayabimye mwamihimba imwe muzi imvuna yabo yateye inda kwa Mariya yateye indi kwa Margarita yateye indi kwa Marieti yateye indi kwa Janeti noneho umugore yajya kurongorwa akabona umugabo aje kurura romoruke y'abana badahuje ba nyina ngo ikimana ifatanyirije ntawe ushobora kugitandukanya ngo uzabana n'ubugegera iminsi yose ngo ubuhirimbiri bwose muzabana mbwira ukuntu uzigera unezererwa ufite umugabo umeze gutyo buriya ntubona uko muri hano muri urubyiruko abana b'abazungu ntabwo bajya bajarajara mu bahungu n'abakobwa iyo afite boyfriend n'umwe abana n'uwo nguwo yazamudropa agafata undi ariko bari principled no kuri ibyo ngibyo no mu byaha byabo bagiramo principles uburyo bwa mbere bwo kugira ngo we kuzagera kure mu buzima genda ubu umunywi w'inzoga ubu umusambanyi ushobora kuguha garanti certaine uzaba umunywi w'inzoga ubu umusambanyi already ubuzima bwawe bwabanijemo kabiri ko nta success uzigera ugira mu rugo barabahanga cyane baravugaga ngo akabando k'iminsi kagira gate gacibwa kare kakabikwa kure ngo igiti uzacana uri umusaza ugitera uri umwana sibyo rero bikubwira ngo hari abantu benshi bategereza kavuga ngo buriya ngo nzagenda ngo niyungura ariko akabishyira ejo rero ndagira ngo uyu munsi ngewe ndabigisha nshingiye kuri Bibiliya kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere nuko buriya iby'Imana yavuze byo bizahoraho iteka ryose
ce sont des vérités éternelles, ntabwo zihinduka. Kandi iyo usubiye inyuma, ndabaha impamvu ya kabiri, nkuko Eric yabivugaga, uretse ko abantu bakunda kongeraho ibikabya, sinzi impamvu kenshi abantu babafata nk'imigati. Buryo imigati iyo batayishyizemo igitubura ntabwo itumba nyine ngo imere neza. Abantu rero muri kino gihe usigaye bajya kwintroduce umuntu nawe bakabanza bakamushyiramo igitubura, akaba yati uyu muntu mureba ni igitangaza, mfite doctora, afite masters, afite yakoze hari nkabona ubundi uburyohe bw'imboga bumenyekanira ku mbehe. Niyo umuntu agiye kuba hatoku ashobora kuza afite doctora akaba hatoku ikababowa mu gapfa. Kwibaza wa muntu ufite doctora ko yadusinzirije tukenda gupfa. Mugiye mureka ibikorwa by'ivugire, sibyo? Kiganiro ngiye kubaha ndagishingira kuri Bibiliya, kubera ko iby'Imana ivuga bireternera. Ariko icya kabiri, nkuko yababwiye, jewe nize leadership. Ubu ngubu umuntu wese wiga leadership nyuma ya 98,200, ubu ibitabo byinshi bya leadership birimo gusohoka byagarutse ku kintu bita value based leadership, ubuyobozi bushingiye ku ndangagaciro. Kuko habayeho igihe leadership cyane cyane ziri capitalistic, zari zo kugira resultat, ugakandagira abantu, ukabakandagira rwose, ukabakanda, ukabakamura, ukabahonyora, upfa kubona umusaruro. Ariko muri kino gihe baje gusanga bene iyo mikorere ntabwo ibyara umusaruro uramba. Nimusome ibitabo byinshi byanditswe kuri business, wenda hari igihe numvise mufite gahunda yo kujya mwiga ibintu bihambaye, wenda mugatangira kwiga ibitabo bimwe bigezweho, nk'abazasoma ibitabo by'uwitwa Jim Collins. Numwe mu bantu bakoze ubushakashatsi kuri businesses zabaye prosperous ku myaka irenze 30. Babwira ngo iyi business yarazamutse irunguka kurenga imyaka 30. Kuko ubundi burya akenshi business nyinshi zirunguka ariko igihe gito ukabona zamanutse. Buriya kugira ngo uzabone umuntu wunguka amara imyaka 30 ari kuri apoje, aba ari exceptional. Umuntu muzabona aba successful agatangira ngana na Obedi, ibyo akoze nka mwarimu bikaba successful, akazageza ahantu akagera ku kigero cy'umugabo w'imyaka 40, ibyo bamushinze bikaba successful, akazamuka akagera ku myaka 50 bamushinga ibindi bikaba successful, akazamuka yagera kuri 60 bamushinga ibindi bikaba successful. Donc ku myaka nka 30 akazasiga a positive legacy. Abantu bagera kuri ibyo ngibyo ni bake, no muri politike, no mu bintu byose, no muri business. Niyo mpamvu rero muri kino gihe barimo kugaruka ku kintu cyo kwibaza ngo ariko ni iki umuntu yakora akaba successful ntamanuke, sibyo? Kuko nicyo kibazo gikomeye cyane. Uwo mugabo witwa Jim Collins yanditse ibitabo 3 nkunda. Yanditse kimwe cyitwa Good to Great, yandika n'ikindi cya kabiri cyitwa Built to Last. Ariko icyo yanditse nyuma, nubwo ibyo bibiri mbikunda cyane, ariko icyo yanditse nyuma nicyo abantu benshi ubwo gire nababwira ngo mujye mugisoma, cyitwa How the Mighty Fall. Ngo ni iki kigusha ibihangange, niki gituma umuntu azamuka yagera hejuru akagaruka kwikubita hasi nk'iteneza, dahiri nk'igihaza, kuko iyo wikubise hasi uvuye hejuru akenshi ntusubirayo. So reka rero turebe bimwe mu bintu umuntu agomba kwihingamo, turebe icyo Imana ibivugaho. Ndabasomera ibice 2 byo muri Bibiliya, hanyuma ibindi ndaza kugenda mbisoma uko ngenda nigisha, kandi agerageza kwigisha mu magambo makeya kugira ngo hasigare umwanya munini w'ibibazo. So dusome Zaburi 112. Zaburi 112 itubwira amwe mu mabanga y'Imana ya success. Erega abantu benshi bashaka kuba successful. Muri mwese hari utifuza kugira success. Ubona abantu benshi bifuza success ariko ntacyo bakora ngo babe abantu badeservinga cyangwa bamerita cyangwa bakwiriye kugira success. Imana iravuga ngo
Zaburi 112 hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Umuntu uzanyemo ibintu by'idini kandi twebwe twashakaga utuntu twa shortcuts. Isi yacu y'uno munsi irwaye gushaka shortcuts, inzira z'ubusamo. Nta nzira z'ubusamo za long term success zibaho. Niba ushaka shortcut izatuma ukira vuba, hari ibinyoma abantu bajya bagaburira abantu. Muzabona ibitabo byinshi bisohoka bikubwira ngo ngiye kukwigisha how you become a millionaire in 1 year. Umwaka umwe ukaba millionaire. Bibaho da, cyane cyane muri no minsi nujya muri tombora y'amahirwe yaguhiriye, shyiramo ibikoroto 200, token yawe igatombora miliyoni. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, miliyoni watomboye muri tombora, iyo utazi gukora irangira mu cyumweru kimwe. Iyo udafite mindset of success, miliyoni barayiguha uyu munsi, icyumweru gitaha uzaba urimo kurya amandazi nkuko wajya kurya amandazi. Ibigiwe narabibonye nuko mwebwe mwari mutaravuka. Muri 1994 nyuma ya jenoside n'intambara yo kwihagarika, hari abantu baje hano mu mujyi babohoza amaduka. Umuntu akaza akajya muri kenkayori akayibohoza akicaramo kuko abizi yuko bene yo bapfuye cyangwa bahunze, akayicuruza tu. Barakira, twabitaga nuvorish, abakire bavuba hanyine. Abandi bakaza, uzi ko hano muri no mujyi hari umuntu ugitoragura amafaranga, ariko washoboraga gutoragura imodoka. Ugasanga umuntu bakubise igikompora, imodoka ivamo ariruka n'imfunguza zisigamo. Ukaza gusa wabuze gutwara imodoka ukatsa ukigendera. Hari abantu bari bafite imodoka nk'izo ngizo. Ariko nyuma y'imyaka 2 ibintu byari byasubiye aho byahoze mbere. Uwacuruzaga kenkayori atari no kuvuga ngo yagarutse muri kenkayori ye, oya, uwacuruzaga kenkayori tariye yari yasubiye kuba umukene nkuko yari umukene mbere yuko acuruza iyo kenkayori. Uwari ufite imodoka yatoraguye mu muhanda, imodoka yari yamusaziyeho adashobora no kwisimbura amapiyese, yabaye ibikarikase yayigurishije. Kubera iki? Hari ibintu bimwe ugomba kwibikamo kugira ngo ube successful over a long period. Sibyo? Abantu rero b'urubyiruko muri kino gihe ikibazo cya mbere mufite, mushaka shortcuts, mushaka inzira z'ubusamo. Umukobwa arabireba akabona kwicara ngo yige asome, agasanga icyoroshye kujya kwa mwarimu amanota ukayagura itako. Simple. Gawareze mwarimu ntiwigore, jewe hano amaverebo. Wahura n'umwarimu w'ikibwa akaguha amanota utize yo kupasa gusa kuko waryamanye nawe. Nubigira umuco, success yawe izarangirana n'uburanga bw'ubuto. By the time you are 35, you will be forgotten. Uzaba waribagiranye. Ibyo ni ibintu byikora. Ariko hari ibintu ushobora gukora ukabuzi ngo ibi bintu nimbikora nkongera nkabikora nkahora mbikora, nzagira success izageza no mu busaza bwanjye nkifite. Nzagira izina rizagera no mu busaza nkirifite. Ariko icyo nshaka kubabwira, muzitegereze, ubu dufite abantu benshi b'abasaza batangiye kongera kuboneka. Hari igihe abasaza bari barabaye bake, ubu abasaza barongeye baraboneka ko tumaze kugira imvi turi benshi. Buriya muri za 94 na 5 nta basaza bari bahari, twari twarababuze. Usigaye ujya mu bukwe wajya gushaka umuntu usaba ukabona hagurutse agasoresore bangana na ba Eric na ba Obedi, nibo barimo gusaba. Asaba undi musore wangana kuko nta basaza bari bahari. Ariko abasaza barongeye nyuma y'imyaka 28 abasaza barongeye barabonetse, kuko bari bafite imyaka 40 ubu babaye abasaza. Ni twebwe nyine dufite imvi
urebe ukavuga turiya n'umusaza tu, ariko buriya aba afite izina ryiza mu busaza nabo ni bakeya. Uzi impamvu? Mugiye kuyumva uyu munsi. So reka tujye huriza buri 112 haravuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Abatunganye umucyo ubavira mu mwijima, uvira ugira imbabazi n'ibamba agakiranuka. Hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye, kuko atazanyeganyezwa iteka. Umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Ntazatinya inkuru mbi, umutima we urakomeye wiringiye Uwiteka. Umutima we urahamye ntazatinya, kugeza aho azabonera ibyo ashakira abanzi be. Yaranyanyagije, yahaye abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Ihembe rye rizashyiranwa hejuru icyubahiro. Umunyabyaha azabireba ababare, ahekenya amenyo ayage, icyo umunyabyaha yifuza kizabura. Amen. Hano abantu bashobora kuvuga ati ibingibi ni kabya nkuru, ni ibintu byo muri Bibiliya, ariko ubu ngubu leadership and history birimo biragaragaza yuko abantu bagenda bakiranuka, abantu bakora. Hano baduhaye ibintu bigera kuri 4 ugomba gukora kugira ngo urame. Icyambere batubwira ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Ndagira ngo ibi mu bitandukanye, ntabwo bavuze ngo hahirwa abanyamadini. Abantu benshi biteranya bubaha Uwiteka n'abanyamadini, ntabwo bigeze bavuga ngo hahirwa abapastori, ngo hahirwa abajya mu rusengero, ngo hahirwa abasenga. Bavuze ngo hahirwa bubaha Uwiteka. Mu yandi magambo, hahirwa abantu batagendera mu byaha, sibyo? Reka mubwire abari hano, nende kuvuga ngo ndabona abari hano muri urubyiruko, uburyo bwa mbere bwo kugira ngo we kuzagera kure mu buzima, genda uba umunywi w'inzoga, uba umusambanyi. Ushobora kuguha garanti certaine, uzaba umunywi w'inzoga, uba umusambanyi, already ubuzima bwawe bugabanijemo kabiri, ko nta success uzigera ugira mu rugo. Uri umusambanyi n'umunywi w'inzoga, no way, ntabwo uzavamo umugore cyangwa umugabo mwiza. Already icyo bita success wamaze kugihusha. Abana uzabyara, batubwiye ngo urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Abana uzabyara bazaba miserable. Nyamara urubyiruko rwinshi nibyo murimo. Arakubwira ngo rega ngo ugomba hari ejo nahoze numva inkuru, umugore ni za nkuru nyine bandika kuri radio kugira ngo abantu bakora ibiganiro. Umukobwa umwe yari yanditse, urumva ni inkuru babahimbye ariko sinibwira ko zibazabayo. Ati jewe nkunda kubyina, ati nkunda kubyina, ati kandi nshaka kuzakomeza nkabyina, ati nkinezeza. Ati nashatse umufiance umuhungu tubyumva kimwe, ambwira ko tuzakomeza, ati rwose turanasohokana tukabyina. Ati ariko atamaze gutera ivi arambwira ngo rero nkubwire sheri, ngo hirya yaha nimara kugeza mu mago ibyo kubyina uzabyibagirwe, kuko sinshaka umugore ubyina. Ati nimungire inama, mureke cyangwa nkomezanye nawe. Igihe kibazo naracyumvise numva kiri very interesting, ariko ntabwo bibeshya. Hari abantu bamwe no muri counseling njya nkorera abantu, akubwira atari kugiye nkunda kujya hanze nkabyina nkinezeza, none arashaka kundimita. Okay, guaranteed niba inzira yawe yo kunezerwa ari ukubyina no kunywa no gusambana, ibi ngibi turimo kwiga ubyibagirwe witahire, kuko ntuzigera ubigeraho, ntuzigera ubigeraho. Isi irakubeshya ngo iyo ubyina ngo ukanywa ngo ukagira gute, ariko Imana ikakubwira ngo hahirwa bubaha Uwiteka bakishimira cyane amategeko ye. Abantu bafite moral values, indangagaciro zidahindagurika. Hello.
buriya muri kino gihe bigenda bigaragara abo twita abahungu b'ababoga, they make the worst husbands. Kubera iki? Umuhungu yicaye hariya yabaye mwiza, Imana yamuhaye igikundiro, ariko yiruka mu bakobwa. Yajya kurongora ugasanga asize abana nka 5, yateye inda kwa Mariya, yateye indi kwa Marigarita, yateye indi kwa Marieti, yateye indi kwa Janeti. Noneho umugore yajya kurongorwa akabona umugabo aje kurura romoruke y'abana badahuje ba nyina. Mbwira ukuntu uzigera unezererwa ufite umugabo umeze gutyo. Allo, mbajije umukobwa umwe muri aba yambwira ati genda umva ntacyo byantwara. Niba uri bene uwo muhungu guaranteed, ubwo deja success yawe yamaze kugabanukaho 1/2. Kugira ngo uzabe successful mu rugo ufite bene iyo mico, byibagirwe. Kuko umugore uzashaka n'abana uzabyara bazaba miserable, kandi nawe buryo uretse kwihagararaho nta munezero ufite. Hahirwa abo Uwiteka bakishimira amategeko ye. Bakaduha ikindi cya kabiri bakavuga ngo number 5, ariko ibyo babishyizeho promesse. Ukora ibyo ngibyo baratubwira ngo umuryango w'uwo uzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ikindi cya kabiri promesse, irindi sezerano, ubutunzi n'ubukire bizaba mu rugo rwe. Buriya rero abantu benshi bibeshya ngo kumvira Uwiteka ngo nukuza mu rusengero. No, buri kintu cyose dukora mu buzima hari icyo Imana yakivuzeho, sibyo? Reka mbahe devoir, buri kintu cyose ubamo ujye ubanza ushaka icyo Imana yakivuzeho. Niba uri umucuruzi uzabanza ushake amahame y'Imana ku gucuruza. Niba ugiye kurongora uzabanza ushake amahame y'Imana ku kuba umugabo no kuba umugore. Niba ugiye gukora mu bintu bijyanye n'amafaranga uzabanza ushake amahame y'Imana mu gukora mu mafaranga, kuko buri kintu cyose Imana ifite icyo yakivuzeho, hanyuma ukimenye. Amen. Aha rero icyo rero iyo bakubwiye ngo uyu nguyu ngo azahabwa ubukire, ntabwo ubukire bwizana, hari principe zibugenga. Tugiye kuzumva. Umurongo wa 4 wa 5, hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi. Ushaka kugira success mu buzima ujye uba generous. Ube generous ku bandi, nugira success n'abandi bagire success, sibyo? Abayobozi benshi ndabizi bamwe mufitemo aba young managers. Muri icyo gitabo cya Jim Collins cyitwa Good to Great, abantu bazamuye za organization zikazamuka, avugamo umuyobozi witwa level 5, abo bita level 5 leaders. Aravuga ngo ni aba leaders who set others for success. So ntabwo haranira kuzamuka wenyine, ahubwo haranira no kuzamura abandi. So akaba generous no mu mpano ze. Hari abantu mwigana ku ishuri ugasanga ni umuhanga, ariko washaka ngo agufashe nawe ubona amanota, akakwima igihe pe, nawe akakwima, kuko avuga ati uyu nimusobanurira ashobora kuzabona amanota nk'ayanjye. Ariko fact is, niyo nabona amanota nk'ayawe cyangwa nkanakurusha, ntabwo bizakubuza kugira success. Ariko ngo ugira ubuntu akaguriza abandi, agafasha abandi, akaba generous, abazaba successful mu buzima. Kandi muzabyitegereze muzabibona. Twiganye n'abanyeshuri batandukanye, ngewe nari squeezed hagati y'abanyeshuri babiri. Umwe yari imbere yanjye mu manota, undi akaba inyuma yanjye mu manota. Uko iyo trio yacu kuva mu wa 2 kurinda turangiza nuko twakurikiranaga. Uwo ngo wabaga uwa mbere yari umwana mwiza pe, twese twaramukundaga. Ikintu cyakunaniraga cyose yashoboraga gufata iminota niyo yabingana gute akakigusobanurira. Uwo wankurikiraga nta nubwo washoboraga no kumutira ikaramu yawe ipfuye kandi afite 2 ngo ayigutize. Rero bikubwira ngo hano baratubwira ngo kandi uko ubuzima bwacu bwarangiye twese, izo characters zarabumakinze.
hano arakubwira ngo hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi agakora imirimo ye uburyo butunganye. Icyo ni icya gatatu. Ibyo ukoze byose ukabikora mu buryo buri perfect, sibyo? Ndaje mbakorere samari y'ibi byose maze kubabwira nkuye muri iyi Zaburi, kuko ibi ngibi umuntu ukora gutyo ugenda gutya guaranteed success. Noneho reka nkoreshe terime zisanzwe zo muri leadership n'ahandi wenda mushobora kuza guhuza. Ubundi barakubwira ngo niba ushaka kuba successful long term, hari ibintu bigera kuri bitatu muzumva bisubiramo kenshi kuko niyo foundation. Barakubwira ngo ubanze ugenzure character yawe, banabyita case mu abbreviation CASE, case muri leadership. C ya mbere ni character. Character, icyo uri cyo mo imbere, uko utekereza iyo uri wenyine, iyo uryamye, character yawe. A ikurikiyeho ni attitude. Attitude barakubwira ngo ni character yasohotse muri wowe ikajya hanze. Niba mu mutima wawe uhora wumva abandi bantu basuzugura, attitude yawe izaba iyagasuzugura. Niba muri wowe habamo timidite n'ubwoba ukumva wisuzugura, ukagira icyo bita complexe d'imposture. Icyo bita complexe d'imposture, hari igitabo twigaga cyari kirimo kuri iyo ntuza, kuri iyo complexe d'imposture. Hari hamwe umugabo munini w'umuyobozi, ariko akajya yireba mu ndorerwamo akabona ari akagabo gatoya. Banditseho ngo none baba baranyibeshyeho. Bashobora kukugira umuyobozi ukajya ugenda ubira icyuya mu ntoki kuvuga ati none baba baranyibeshyeho. N'ibyo ukora byose ukabikora uhinda umushitsi kuko wibwira ko bakwibeshyeho, kandi bajya kugushyiraho bagushyizeho kuko ushoboye. Ariko kubera ko deep inside muri wowe character yawe irakubwira ngo ntacyo, kuko wenda wakuze iwanyu bakubwira ngo ntacyo uri cyo, ngo ntacyo uzageraho, ngo ntacyo uzimarira, ngo nayo umuyenzi ntuzayikamira. Hanyuma bagushyira muri responsibility ukajya wumva uhinda umushitsi mu nda. Attitude yawe ikabiyihe yo kugerageza kunezeza abantu bose no kwisuzugura no kwigaya rimwe na rimwe. Iyo ni attitude, ni character yawe yagiye hanze. Mwabyanditse? Case. S ni skills, ubuhanga bwo gukora ibintu. Buri kintu cyose ukora niba ushaka kuzexcella ukagera kuri, be the best muri iyo domain, sibyo? Niba warahamagariwe kubwiriza ubutumwa, be the best mu kubwiriza. Nuba uri umwarimu, be the best mu kwigisha. Niba icyo uzaba ushinzwe cyose, niba nagushinga no gukubura mu rusengero, be the best cleaner, kuko burya niho promotion zizamukira. Abantu baraza ko ninde wakubuye hano hantu, bati ni kanaka, tumuhe promotion. Mwibuka Yosefu kwa Potifari? Yosefu yagiye kwa Potifari yarashinzwe gukuba amasafuriya no guteka amafi n'amafiriti. Ariko yajya ateka, Potifari yarya ibiryo akavuga ati ariko ninde watetse ibi biryo? Bati ni cya gihungu herutse kugura ejo bundi. Ariko igihungu gikuye promotion. Iyo cyatetse ibiryo ndabirya nkasinzira neza. Kubera iki? He was excellent in the kitchen. Icyavuyemo niki? Amushinga urugo rwe rwose ngo arumureberere. Danieli ari umunyeshuri Babuloni. Icyambere ngo yagambiriye kutiyandurisha ibiryo by'i Babuloni, ariko ngo ashyira umwete mu kwiga no mu gukiranukira Imana. Urumva character ye yayitunganije, ntaziyandurisha abagore b'i Babuloni, ntaziyandurisha inzoga z'i Babuloni, ntaziyanduza. Ariko arangije ashyira umwete mu masomo. Ngo umwami abakoresheje interview ngo asanga Danieli na Shadraka na Meshaki na Abedenego ngo barusha abandi bakonikoni bose inshuro 10. Nibwira ko batangaga amanota ba Danieli babaga bafite 80 abandi bafite 40. Uretse ko nibyo nabyo ntabwo ari inshuro 10. Umwami aravuga ati abahungu kabisa barasobanutse. Abashinga
afata Daniyeli amushinga abajyanama be bose n'abakonikoni n'abapfumu. Nibaza n'ukuntu umuntu w'Imana yakoranaga n'abapfumu n'abakonikoni. Promotion, excellence, sibyo? So skills, icyo ukora cyose kimenye ku buryo abantu bazamenya kukiza. Kandi muri kino gihe byaroroshye, mbona mwirirwa muti igihe abantu birirwa kuri za WhatsApp na zaki. Ubundi ufashe telefone yawe ukajya kuri Google, ibyo waba ushaka kwiga byose wabyiga, ukongera ibyo mwarimu yakwigishije. Ariko kubera ko muri urubyiruko mukunda ibyoroshye, ntabwo uzigera ugira excellence uri umunebwe. Excellence ntijyana n'ubunebwe, ntibibaho. Nta munebwe wigeze aba excellent. Ndiyo njya mbona no mu bintu by'abakinnyi no mu bindi. Nigeze kujya kuri stade hariya, hari ikipe yendaga gusohoka igiye guhagarara igihugu mu bintu bya atletisme. Nsanga abatlete barimo kwiyantrena. Nanjye kera nabaga muri atletisme mfite na brevet y'abantraîneur. Ndabareba ukuntu biyantrena, ndavuga nabwo abahungu ntabwo bashobora kubona umudari tu. None ndavuga nabwo muri murakora ibiki? Bati turenda gusohoka. Mukaba mwiyantrena gutya. Ndavuga ni muzane ni mu mpiyo koronombere icyo ko abantu biyantrena. Ndavuga nigiye kubakorera exercice, mugende murakora tour ya magana ni mwongere mugaruke. Bakoze tour imwe perfectly, rwose potential bari bayifite. Bakora tour ya kabiri perfectly, ku ya gatatu bavuyeyo baraza bararyama. Ndavuga keep going, ntabwo ushobora kuryama. Ngo erega ngurumva ngo bene yantreno murimo kudukoresha ngo ni abantu barya neza. Ndavuga nti rero abo muzakompitinga hariya bari muri abo barya neza. Nigani mbabwire ntabwo ari aferi yo kurya neza, niko kurya neza ku mwatlete ntabwo bisaba amafaranga menshi. Uzagenda ugura igikoma n'ifu y'akawunga, ujye wirira kawunga n'ibishyimbo, unywe igikoma ushyire mu buki. Ibyo ukeneye byose kugira ngo umwatlete ubu bifite. Ariko bakagushakira impamvu z'ubunebwe butuma akora tour imwe y'ikibuga akakubwira ko azajya muri competition. Ubwo abarimo gukoresha icyo bita raw talent, kimeza. Burya rero kimeza iguha potential, ariko kimeza ntiguha excellence. Excellence iza iyo potential yawe wayiperfectinze over time, sibyo? Niyo mpamvu iriya case bavuga ngo C ni character, attitude na skills, iya nyuma ni experience. Experience rero izana na biriya bitatu uko ugenda ubisubiramo, ubipratika, ubiperfectiona kugeza igihe ugira excellence mu byo ukora. Reka wenda mbwire bamwe muri mwebwe ko ndabizi harimo n'aba preachers nk'aba Obedi n'abandi, ntabwo uzigera uba a good preacher of the Bible utayisoma, ugendera kuri kimeza. Wasomye Bibiliya inshuro imwe and you want to be excellent, you will never. Giye maze gusoma iyi Bibiliya inshuro zirenze 40. Umwana umwe yarambwiye atari ko wandamitseho ibiganza nkuko Eliya yasigiye Elisa igishura, nkagira double unction nkajya mbwiriza nkawe. Ndamubwira nta shortcut yo kubwiriza neza. Fata Bibiliya yawe uyisome, ugambirire kuzura umwuka, ugambirire kurinda character yawe, ibisigaye Imana izabikorera muri wowe. You must exercise, kuko excellence iva muri experience over a long time, sibyo? Case, character, attitude plus skills multiply by time. Iyo niyo formula ya success. Character, skills and attitude. Hanyuma ukabishyira mu ntuzu ugakuba n'igihe. Imyaka 2, 3, 4, 5 udevelopa character yawe, imyaka 10 udevelopa skills zawe. Hanyuma by the time uzajya kugera ku myaka 40 ukavuga ngo uyu muntu ari above the average, ari excellent.
iryo ni ryo banga gusa riri muri formule ntoya biblical. Reka mbasomere imirongo mikeya noneho hanyuma nsoze mu mbazi ibibazo. Icya mbere, if you are going to be excellent, noneho reka mbanze mbishyire muri Bibiliya mu Bakolosayi ibice bitatu, bayasubira muri ayo magambo. Abakolosayi ibice bitatu umurongo wa 23 kugeza ku 25 baratubwira ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima. Put everything, ibyo ukora byose ubikora ubikuye ku mutima. Ahubwo nshatse nagarukira aha ngaha nkabihanisha, ahubwo nti abajya mwumva mukora ibintu mujenjetse munengetse, muhaguruke mbasengere kuko ntimuzigera muba excellent. Ibyo mukora byose urumva Bibiliya iravuga ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima. Buri kantu kose ukora ugakore ubigakuye ku mutima. Hanyuma ngo kuko muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage ko mukorera shobuja mukuru ariwe Kristo. Legacy, long term. Gutekereza ukavuga ngo ibi ndimo gukora bifite repercussion in eternity. I'm creating a ripple effect. Ndimo ndatera ibuye rigenda ryagura. Bese ni nko gutera ibuye mu mazi. Igikorwa cyose ukoze ni nko gutera ibuye mu mazi. Be creating a ripple effect. Bikagira za echo mu ijuru. Ukagenda wubaka success kuva mu buto bwawe, ukamenywa nk'umuntu. Kayavuga ati uriya kuva mu buto bwe yari afite character, kuva mu buto bwe yari afite right attitude, kuva mu buto bwe ya developing aga skills, hanyuma ba excellent. Jewe nyambibwira abantu mu buzima bwanjye ndogreta imyaka yampfiriye ubusa. Imyaka 5 nari umunyeshuri muri universite, n'undi umwe nari umwarimu ntarakizwa. Iyo ngiye 6 umugisha mfite I excelled mu bintu byinshi. Mu by'amasomo it was good, muri sport it was good, ariko mu byaha it was bad. Ntabwo nigeze mba umusinzi. Hari ubwo umuntu yibeshyera ngo nari umusinzi. Oya, njye sinigeze mba umusinzi, ariko hari igihe nataye nashoboraga kuba narakoresheje ibindi mu murimo w'Imana, ariko nari ntaramenya Yesu. Ntabwo njya nibabarira ngavuga ariko Mwami Yesu ntuzandenganye, ntabwo nari nkuzi, ariko aho nakumenyeye I caught up. Sivyo? Ariko mwebwe mufite umugisha kuko murimo. Jewe iyo ngira umugisha bakambwiriza ubutumwa nkiri muri sogonderi, ubuzima bwanjye buba bwarabaye different. Ko nashakaga Imana ariko nta muntu yiza yimbwira neza. Nashatse Imana bampa idini. Uzi gushaka Imana bakakugaburira idini idafite agakiza, burya biratandukanye. Twari dufite, jewe nize mu seminari, twari dufite idini nyinshi. Ntibazabi by the way harubwo kubera ko hasigaye haraje nayo makamera, ubwo abantu bazavuga atari kuri ya muntu. No, ushobora kugira idini nyinshi ariko umuntu ntakubwira ati iyi dini nyinshi. Ushobora gusenga udafite Yesu, utaranihanye n'ibyaha byawe, wava muri discipline bagushyizemo ukigira mu byaha. Kandi facts ibi byo mvuga mbifitiye gihamya. Abantu benshi twavuye mu maseminari twageraga muri universite tukamera nk'ihene ziciye ibiziriko, kubera ko twabaga muri discipline ariko itari from the inside. Icyo rero nicyo nita kugira idini nyinshi ariko muri wowe harimo ubusa, nta Yesu urimo. Ahubwo namwe mwigenzure, ntimugire ngo it's not a matter yaho nigaga. Namwe mushobora kuba mwarize mu mashuri y'aba Protestant cyangwa muza no mu rusengero, ariko akaba nta Yesu uri muri wowe, nta gakiza karimo. You are not developing your character. Ibyo ndabivuga rwose nta soni bintera kuko ni ubuzima bwanjye, ariko nagize Imana Yesu aramfata. Noneho ntangira kudevelopinga character yo kuvuga ngo ya hari ibyo ntakora kuko Yesu andeba.
n'ubu nzarinda nsaza hari ibyo ushobora kumbwira uti dukore nka gwe, ibyo sinshobora kubikora kuko Yesu arandeba. Yesu niwe uhindura byose muri ibi byose turimo kuvuga. It develops your character, kandi uzaduhemba. It creates a sense of eternity. Icya kabiri ngiye kubongereraho. So icya mbere, develop your sense of excellence. Icya kabiri, develop your sense of integrity. Nibyo bariya Paulo yavuga ati ibyo mukorera bashobuja byose mubikore nk'abakorera Imana, muzi ko izabibahembera. Ikintu cyitwa integrity, excellence and integrity mu byo mukora byose. Eric ndako niwe wabyivugiye, afite imirimo myinshi, akora muri BDF, bacunga amafaranga y'abaturage. Ariko hari igihe baguha amafaranga y'abaturage integrity kaba nkeya. Mu kimwe mu bibazo dufite muri iki gihugu, it's a problem of integrity. Umuntu ucunga iby'abandi. Nahoze numva kare abantu muri koperative, nari nibereye muri jogging ngendana n'umuturage iruhande rwanjye arimo kumva radio. Abantu muri koperative Samuel yasingiye kuvuga amazina yayo, ubwo bumvise radio barimo kuvuga ati twebwe muri koperative abayobozi bacu baraturya. Lack of integrity. Niba ushaka kuzagera kure, develop your integrity. Icyo baguhaye, niba bakubwiye ngo aya mafaranga nayo umwana w'imfubyi ni 30,000, ubimuha ari 30 atari 25, iyo ni integrity. Develop your integrity niba ushaka kuzagera kure. Hanyuma icyanyuma nshorejeho, buriya byose kugira ngo tubigereho, it's a fruit of the spirit. Imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka buriya ariko ikireka nyireke nzakibigisha ubundi, kuko umwuka wera muri excellence in leadership. Paulo yandikiye Abakorinto arababwira ati buriya twebwe turi ibitangaza by'abantu, ati iby'amaso atigeze abona. Abakorinto ba mbere ibice 2 kuva ku murongo w'9. Iby'amatwi y'umuntu atigeze yumva, n'iby'umutima utigeze utekereza, ati ibyo ngibyo Imana yacu yabibikiye abayikunda. Abantu benshi iyo bainterpreta ayo magambo bibwira ngo nibyo tuzasanga mu ijuru. Ashwida, ahubwo n'iby'Imana iduhishurira hano ku isi. Iby'amatwi yawe atigeze yumva abandi bakwigisha, iby'amaso yawe atigeze abona utekereza, n'iby'umutima wawe utigeze utekereza. Uricara umwuka w'Imana, wa wundi watwikiriye isi ikiremwa, akaguha inspiration. Niyo mpamvu wanditse imigani aravuga ngo where there is no revelation, ngo hatariho guhishurirwa, ngo abantu bararimbuka. Uzewe wicaranye n'umwuka, buri muntu wese ufite akazi, ariko reka ndeba bafite akazi hano, abafite akazi mu manije turebe. Okay, icyo waba ukora cyose uzicarane n'umwuka wera, umugurita ariko umwuka wera reveal to me, ni gute nakora ibi bintu nkaba excellent, nkahesha Imana icyubahiro, nkabera abantu umugisha. Make it your prayer, kandi ubikuye ku mutima. Reka mbaye ingero ebyiri hanyuma nsoze kuri icyo cyo gukorana n'umwuka wera. Iyo ukorana n'umwuka wera, you become creative, kuko wa mwuka wabundikiye isi niwe utubundikira. Nkunda ahantu marayika yabwiye Mariya ngo umwuka wera azakubundikira and you will conceive. Utangira guconceivinga new things iyo umwuka wera agutwikiriye. That's a secret. Amen. Hanyuma akatubwira ngo ninde ufite gutekereza ku mwami, ngo twe dufite gutekereza ku mwami wacu kubw'umwuka we ukorera muri twe. So mwige gukorana n'umwuka wera. Ubwo nongeyeho an element of spiritual no mu buryo bwa character. Imbuto z'umwuka mu Bagalatiya 5:22 avuga ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, n'ibyishimo. Iyo ni atmosphere tugomba kurema aho dukora. Ugakunda abo mukorana, ugakunda ibyo ukora, ugakunda aho uri. Burya umeze gutya ukunda aho uri, ukunda ibyo ukora, excellence iriza. Nta nubwo uba bored, nta na stress ugira. Iyo urimo gukora ibyo ukunda nta stress ugira. Muzabanze musengera ibyo ngibyo. Ukunda aho ukora, ukunda abo mukorana, ukunda abo ukorera.
nurangiza ubikore ufite amahoro, love, peace, tuje and joy, unezerewe. Nurema ibyo bintu bitatu, abantu bazakumenya nk'umuntu uri excellent, umuntu ubakunda kabaha amahoro kandi akagira joy. Muri relationship ugirana nabo baravuga ngo kwihangana, patience, ingeso nziza, kindness, kugwa neza, gentleness. Sibyo? Kaba umuntu wihangana, ugwa neza. Mu buryo bw'imikorere y'akazi, gukiranuka no kwirinda. Hanyuma hasigaye guaranteed excellence. So mufite iminota 25 yo kumbaza ibibazo, nkabaha ibisubizo, nkanonosora bimwe wenda nasize biri pending bidasobanutse. Ubundi iyo tuba dufite nka semina y'umunsi wose, buriya nari kubashyiriramo n'izindi za ntuza, ariko reka tugarukiriza aha ngaha. Basha dushimire pasiteri. Tugiye kwikizaho session y'ibibazo. Nizere ko mwabiteguye neza cyane. Turaza gufata round nk'ebyiri kubera ko pasiteri afite umwanya muto, byibuze ibibazo bitanu kugira ngo, kubera ko ntekereza ko hari bugende n'ubundi bagifite ibibazo. Hari group young professionals fellowship tugiye gukora, nyirango kuri tekinike baraza guprojectinga nimero ya Obed, hanyuma muze kumwandikira du creating group ku buryo ibintu byose byerekeranye n'ibibazo turi bugende tutabajije twazabinyuza muri iyo group, hanyuma pastor akazabisubiza natwe tukaba feedback, kuko iki ni igikorwa kigiye kuzagenda gihoraho kandi tugiye kukigira ubuzima. Tugomba kuba abakristo beza kandi bakora neza akazi kabo. Murakoze cyane. Mbere yuko nakira ibibazo by'abantu, hari umuntu wanyandikiye yanyidikiye kuri nimero yanjye bwite, aba muri Canada, yambaje ikibazo, dukurikiranye online, yambaje ikibazo ngira ngo nyihereho hanyuma n'abandi muze gukurikizaho. Yambwiye ko afite imyaka 40, ni umumama, arubatse, ariko kimwe mu bimugoye mu mibanire ye n'umugabo ni uburyo we yabyise umwuka mubi mubaho. Iyo afashe amafaranga, donc iyo ahembwe, yumva ataye control y'amafaranga, yumva ataye control yo mu mutwe, aruhuka spendings, aruhuka yamaze. At extent umugabo inshingano yamuhaye mu rugo byo gukoresha amafaranga mu rugo kuri salary ye, yiro truva nta kintu yakoze. Ukora izo expenditures ni umugore n'umugabo? Ni umugore. Ni umugore. Okay. Arabaza ati nizihe principles nashyira mu buzima bwanjye byatuma ba successful mu rugo. We yakoresheje mu rugo, nta nubwo yakoresha mu kazi. Okay. Ibyo biroroshye. Muri ibi ngibi tumaze kwiga, ikintu cya mbere gituma abantu baspendinga amafaranga nabi, lack of vision. Abantu benshi nta vision y'amafaranga bagira. Reka narabibigisha namwe mwicaye hano, kuko benshi nabo niko bameze. Ubundi kugira ngo uzagira amafaranga, hari abantu ujya mbona ngo hari tekinike ngo zo kuba umukire, ngo nkabwira nti no way, tekinike zo kuba umukire nizi tumaze kwiga. Tekinike ya mbere yo kuba umukire, you shape a vision for your money. Iya kabiri, savinga nibura 40% byayo wakoreye, nibura wihe target yo kuvuga ngo nzajya nsavinga 40% byayo nakoreye, nyashyire kuri konti. Hari umuntu akubwira ngo rero ngo iyo umaze gukodesha inzu ngo ntabwo 40 ashobora gusaguka. Niba inzu ubamo itwara ayo wakoreye 60%, ubwo ubaho above your means. Hindura inzu ujye muri ghetto, sibyo? Ureke kwirarira. Niba ushaka kuba umukire, reka kwirarira, usavinge 40%, asigaye
ukodeshemo inzu ingana n'ayasigaye kandi uzarya ukajya no ku kazi. aho umuntu agira burya kwifata ugasanga ni umusore aba wenyine muri aparitoma yishyura ibihumbi 200 kandi ubwo wenda akorera ibihumbi 400. Okay, ubwo mpita nkushyira muri kategori y'abantu bafite problem, kuko 1/2 cyayo ukorera uyihera abandi, sibyo? Iyaranje umaking sure yuko niba udashobora gusevinga va muri iyo nzu ujye mu ntoya. So vision y'amafaranga, reka nihutire ku kibazo cy'uwo mudamu. Number 2, ariko abanze uribuka za mbuto z'umwuka nababwiraga, iya nyuma iziherekeza habamo ikintu cyitwa self control. Umuntu utagira rutangira, hari umuntu agwira ngo ujye singira rutangira ngo iyo ngeze imbere y'ibintu ngo ndagura. Byoroshye azabwira umugabo we, amubwira ati noneho amafaranga ujye uyacisha kuri konte ntafiteho access, unsigire gusa ayo nshobora kudepansa. Ntibyoroshye se? Buriya rwose aje tukicara namukorera intuza nkamubwira ntoke reka nkukorere financial counseling kandi izatuma ibyo utazongera no kubikora. Bwira umugabo wawe a creating account udafitiye karita, udafitiye na sheke. Nkanjye saving account yacu nta sheke yayo ngira na madamu ntayafite. Iyo dushaka gukuraho amafaranga tujya muri bank, nkasaba nkakora transfer nkayishyira kuri konte yindi, ku buryo icyo gihe uba ufite garanti ko ayo mafaranga utazayakoresha uko ushaka. Sibyo? Reka twibarize ikindi ubwo ngubwo, ariko ubwo n'abandi mwigireho self control. Kaze turagira ngo tube brief kubera ko nta mwanya dufite uhagije. Ushaka kubaza ikibazo aravuga amazina ye hanyuma atubwira ikibazo afite. Karibu. Nangeze ngo mbasanga aho ngaho kugira ngo twihute. Ni byiza naze hano kugira ngo n'abandi bamubone. Okay. Murakoze, nitwa Joseph. Witwa Joseph. Inyigisho nziza uduhaye. Nafite ibibazo bibiri. Icya mbere, iyo urebye mu bihugu byateye imbere ni Burayi wenda, usanga kwitwa success cyangwa se wenda nk'urubyiruko cyitwa success ni ukuba wenda tuvuge niba uri umunyeshuri uratsinda, ubonye akazi keza, ugeze kuri byinshi, cyangwa se ibyo twakwita materials, urubatse, ufite inzu, ufite imodoka, ufite amafaranga muri rusange. Iyo urebye uburyo babaho usanga baradusize cyane, usanga bari successful kandi mu by'ukuri usanga badasenga. Ariko wareba ugasanga hari principles za zindi wavuze bashyira mu bikorwa zidashingiye ku Mana, ariko usanga zifite aho zihuriye na Bible. Ariko nawe wareba muri Afurika ugasanga twe turasenga cyane ariko ntabwo turi successful. Ese utegeza ko biterwa n'iki? Bo like successful ntibasenga, twebwe turasenga ariko usanga mu by'ukuri kuba turi successful level turiho. Ndagusubiza icyo ni kimwe. Icya kabiri ndashaka kubaza, twiga yuko hari ikintu Imana baratuvuzeho muri rusange, hari ikintu Imana baratuvuzeho cyangwa se hari ikintu Imana yatuvuzeho ko tuzaba cyo imbere yacu. Ese utegeze yuko icyo Imana yatuvuzeho gishobora kutagerwaho kubera ko hari ibyo tutashyize mu bikorwa byo twabonye muri Bible? Ntabwo numvise. Hari icyo Imana yatuvuzeho muri rusange. Sa n'ugize microphone inyuma kuko arazamo za eko nyinshi kuri rono. Oya yifatire, shyiramo aka distance hagati y'umunwa wawe na microphone. Murakoze. Kandi urongeye urabikoze. Yigize. Shyiraho nka santimetero nka 20 gutya. Nta kibazo. Okay. Murimo kunyumva? Gutya. Okay. Murakoze. Yigize imbere uvuge nta kibazo. Yego. Nashaka kuvuga yuko hari ikintu Imana baratuvuzeho. Buri umwe hari ikintu Imana yamuvuzeho muri rusange. Ushobora kuba hari icyo Imana yakuvuze ariko mu by'ukuri wenda udashyize mu bikorwa bimwe twavuze, cya kintu Imana yakuvuze gishobora kutagerwaho kubera ko hari ibyo utashyize mu bikorwa. Okay. Murakoze cyane. Biroroshye cyane. Ndaguha n'ingero. Icya mbere uravuze ngo muri Amerika, mu Burayi no mu bihugu bikize ngo haba abantu bari successful ariko badasenga. Ngo twebwe tukagira abantu basenga ariko batari successful. Ibyo uvuga ni ukuri. Bariya bari muri biriya bihugu
izi principe twize za excellence, izi principe twize za integrity, izi principe twigaga za hard work, developing your skills, bo ziri mu mico yawo. Ariko uzafate nk'abayisirayeli, kugeza uno munsi abantu barabizi neza yuko abayuda, abayisirayeli nibo the most successful people. No muri Amerika ufashe ziriya companies zikomeye za Oracle, za Intel, zaki, usanga majority yazo ba CEOs cyangwa ba founders babo ni abayuda, ni abayisirayeli. Kubera iki? Discipline bakuye muri values ziri jambo. Rero ntuzibeshye ngo gusenga nicyo gituma abantu bakena, ahubwo twebwe turasenga ariko we are not principled. Nta principles dufite. Abanyafurika we lack principles. Tuba mu kajagari mu bintu byose. Reka nk'urugero, buriya ntubona uko muri hano muri urubyiruko abana b'abazungu ntabwo bajya bajarajara mu bahungu n'abakobwa. Iyo afite boyfriend n'umwe abana n'uwo nguwo yazamudropa agafata undi, ariko bari principled no kuri ibyo ngibyo, no mu byaha byabo bagiramo principles. Ujya mu rugo rw'umuntu w'umukire, wowe unywa fanta, akakubaha, mugasangira icyayi, kandi ubona amacupa ya divayi atonze umurongo kuri bari ye, kuko iwabo inzoga ntabwo ari ikintu kimutegeka. Izo principles, kuba principled mu mikoreshereze y'amafaranga, akamenya ngo hari amafaranga nkoresha ndayasevinga andi nkayatanga. Ibi twasomaga, some of the most generous people batuma n'isi igenda ni bariya ba Buffett, ni bariya ba Bill Gates. Bafite na club by the way bakreye yo gutanga amafaranga ku buryo bazasaza nibura 1/2 barayatanze. Kandi Imana yatubwiye ngo umuntu uri generous, ngo uwo muntu ubukire n'icyubahiro bizaba mu rugo. So bo bafite principles, twe dufite amasengesho ariko nta principles. Umuntu araza akaba umunebwe, akadedeza akaguru ngo hari ibyo Imana yamuvuzeho, ngo Imana yamubwiye ko izamuha inzu, ngo izamuha imodoka. Imana yakubwiye ko hari uwari watoragura imodoka mu muhanda? Rero ibyo umbwira ngo bya Afurika byo nanjye ndabyemera. Dufite we have religion not spirituality. Kuko nusoma iyi Bibiliya ukapplyinga principles, nabibabwiye buri kintu cyose dukora gifite principles zikigenga Imana yavuze. Ariko abanyafurika benshi nkuko bavuga ngo muri Afurika nta Bibiliya basoma, niyo bayisomye ntabwo bakuramo principles, baca umurongo kubivuga ku byaha, ubusambanyi n'ibindi, bakibagirwa ibijyanye no gukora no kunguka no kuzamuka. Ndetse ubukene tukabuhindura theology, ngo hahirwa abakene, ngo ubaye umukire ngo amafaranga yakugusha, ugasanga ubukene bwe yabuhinduye principle in itself. Ndabeshya? Bariya ntibasenga ariko bakoresha principles zituma bakira. Umunsi tuzabihuza byombi tuzakira kubarusha. Ikibazo nuko iyo tubihuje Imana ikaguha umugisha, uhita gusenga ubireka ukigira muri bya bindi. Erega na biriya bihugu muvuga ngo bikize byatangiye basenga. Muri Amerika barasengaga, hanyuma some generations after barabireka kuko bamaze gukira bakumva Imana batakikeneye, batangira kujya mu bugoryi. Ariko uzareba batangira kujya mu bugoryi bagiye gusubira inyuma, kuko Bibiliya ibivuga n'ukuri, ibyaha bisubiza ishyanga inyuma, ariko gukiranuka bishyira ishyanga hejuru. Buriya mushobora kumubwira uti se ko Abashinwa badasenga, uzajye mu Bushinwa cyangwa muri Singapore, niba hari abantu bari hard working, ariko reka ne kukwirirwa nkushyira mu Bushinwa, uzajye hano aho Abashinwa bakora. Abashinwa barakora byageza ninjoro bagacana amatara, bagakora shift za ninjoro, aho umunyarwanda akora amezi 4 Umushinwa hakora ukwezi kumwe. Warangiza ukambwira ngo gukira, kukize twe tutabikora.
epuruta abashomeri bakeneye ako kazi barahari, bashobora kuryama ku manywa nijoro bagakora shift, natwe tugacana amatara. Ariko ubwira umunyarwanda utari ko mwakoze night shift ngo ngo tuba tugomba kujya kuryama. Kuki wakoresheje umwenjeniyeri umwe ku manywa nijoro ugakoresha undi, kazi kakihuta? Africans dufite principles of laziness nizo zibyica. Hanyuma wambwiye ngo iby'Imana yakuvuzeho believe me, iby'Imana yakuvuzeho ntibizigera bisohoza nutagira icyo bikoraho. Uzicara udedeza akaguru ngo Imana yamvuzeho ko nzaba umukire. Ndabitegereje. Imana hari ibyo yatuvuzeho, dufite destiny twese. Bibiri bivuga neza turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza yiteguriye kera ngo tugire dute, tuyigenderemo, tuyikore, hanyuma duhabwe umugisha. Ntabwo ari kuvuga ngo twiyicarire izadusange aho ngaho. Aho rero nutagira icyo ukora ntacyo uzabona. Reka twumve undi. Nitwa Nziga Atanasia, banzi ku gasirino kitwa Cadette. Mama Cadette, yego. Yego. Nashakaga kubaza nshingiye ku nsanganyamatsiko, niki twakora kugira ngo tuzasige umurage mwiza cyangwa se amateka meza. Mwaturaritse mudashingiye ku madini, ku matorero cyangwa se ku mirererwe. Ntekereza ko twese turi hano twaje kumva ikintu twakora kugira ngo tugire successful, tube successful mu byo dukora. Okay, banza nkorere summary y'ibyo usigaranye mu byo nababwiye byose. Wasigaranye kuzabigenza ute? Icyo tubwiye cyose watubwiye ko ikintu tugomba kugeraho cyose tugomba kubanza tukireberaho. Character, attitude, skills, ukamultiplier n'igihe hanyuma ukagira successful. Okay, genda ukora utyo. Ikibazo mfite hano hari abantu dutandukanye ariko tudakijijwe. Yego. Kandi mu by'ukuri inzira yatuma tugera kuri successful cyangwa yatuma tuba dusiga amateka meza cyangwa umurage mwiza ni ugukizwa. Ni iki muri bukore, iki muri budukorere nk'urubyiruko kugira ngo twakire Kristo? Ugize neza. Niyo mpamvu ntangira natangiriye ku magambo ya Zaburi 112, hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye, sibyo? Hanyuma ndangiza ndababwira ngo ibi ngibi niba mushaka ko bishoboka mugomba gukorana n'umwuka, kuko umwuka wera niwe wemeza abantu ibyaha n'ibyo gukiranuka, kandi umwuka wera niwe uduha creativity na innovation irenze iyo dushobora gukoresha tuvana mu bwenge bwacu bwa kimeza. Hanyuma imbuto z'umwuka z'urukundo, amahoro, ibyishimo, kwihangana, ingeso nziza, kugira neza, kugwa neza, kwirinda no gukiranuka, nibyo biduha ya character ituma tuba abantu bagira success over a long time. Ubundi agakiza mu magambo pratique nicyo kavuga. Agakiza abantu benshi, once again, abantu benshi bumvise agakiza muri terime religieux, ngo agakiza ngo nukugira nkawe ntoya. Agakiza ni uguconnecting ubuzima bwawe, kuri connectinga n'Imana ku bwa Yesu Kristo, ukava mu byaha, kuko ibyaha nibyo byica success z'abantu. Hanyuma hasigaye, ariko rero ndagaruka ku byo Joseph yavuze, hari n'abantu bafite agakiza who will never be successful. Why? Kuko ntibigeze biga principles of the kingdom. Na Yesu atuma abigishwa be yarabwiye ngo mugende mubwiriza abantu bakizwe, sibyo? Mubahindura abigishwa banjye, ariko nimurangiza mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose, mubigishe principles of the kingdom of God, ko nizo zitanga success, sibyo? Ni byombi. Undi twakira abandi nka 2 cyangwa 3. Uyu ni umukuru w'urubyiruko hano. Murakoze. Nitwa Karanganwa Frederick. Ikibazo nari mfite kiri mu 200. Pastor yatubwiye ngo
icyo tuzaba cyo tukwiriye guhaguruka tugashyiramo imbaraga kugira ngo tuzabashe kubacyo kandi koko nibyo. Ariko nashaka ko yaduhuriza, hari umurongo muri Bibiliya Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6 baratubwira ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko iyatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Amina. Icyo kibazo nari mfite, ese koko umuntu wamaze gukizwa umurimo Kristo aba yatangiye muri we, ni ukuvuga ngo hari abantu bumva uno murongo tukumva umurimo mwiza it's like gutunganya character, kandi koko nibyo, ariko biragaragara ko umurimo mwiza uba wagutse. Ese birashoboka ko umuntu yaba amaze gukizwa Imana ikamureka Kristo ntabashe gutunganya umurimo muri we wo kumwigisha even principle of the kingdom of God? Buriya warurangije nari mfite ntacyo mwanze ukabwira ko wasubiza niba rufite n'ikindi kibazo nta kibazo. Icya kabiri ni mu kutubwira kuri characters. Ese birashoboka ko umuntu ya developing a character yiwe ari outside of salvation, ari hanze y'agakiza? Kuko ijambo ry'Imana mu Efeso baratubwira ngo umuntu utarakizwa ni umuntu rwose upfuye, ni umuntu upfuye spiritually. Okay, ndaje musubiza. Icya mbere ngo yatangiye umurimo mwiza muri twebwe nizawusohoza, sibyo? Effectively niyo mpamvu nakubwiye ngo twe tugomba gukorana n'umwuka wera. You surrender. Ntabwo abantu baracyumva neza. Abantu benshi bigira ngo iyo nakijijwe ngo ubwo Imana irakomeza ikikorera umurimo. Imana ikora umurimo kuri intensity and level of your commitment and desire. Uko usenga inyota ugira yo kuzamuka niyo ikuzamura, kuko Imana ikorera ku kwifuza k'umutima wawe. Uzitegereze muri Bibiliya abantu bose Imana yakoresheje bahoranaga desire to be better and do better, sibyo? Rero hari ubwo abantu bicara bakavuga ngo ariko ngo Imana ngo Paulo yaravuze ngo yatangiye umurimo mwiza, ariko uzitegereze uzasoma ibindi bice bya Paulo, aho Paulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo ubu ngubu ugewe ngo mfata umubiri wanjye ngo nkawukoresha uburetwa ngo kugira ngo ntamara kubwiriza abandi ngo nkagaragara yuko ntemewe, sibyo? Ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere ngo namaranira kugeraho. Usanga Paulo we yandika no muri première personne, ntabwo avuga ngo Kristo arimo arakora ibingibi, baravuga ngo jewe ndimo ndakora ibingibi ariko mbikoreshejwe na Kristo ukorera muri jewe. Amen. Rero bikubwira ngo iki kintu cyo cy'Imana ikorera muri twebwe ntabwo biduhamagarira kuba abanebwe, ahubwo biduhamagarira kugira intense passion to be better and do better. Hanyuma icyo kindi cya kabiri cyo kumira ngo umuntu ashobora kudevelopa karakteri ye ngo adafite agakiza, yego, kuko karakta ntubona ibi bintu byose turimo kuvuga. Nta bantu ujya ubona b'ingeso nziza, bakora neza, bari generous, banirinda kandi adakizwa. Ariko wongereho, ariko buriya udakizwa hari aho ugarukira, sibyo? Iyo udakizwa hari aho ugarukira, kuko uzabona abantu, hari abantu beza pe b'abahanga bagize gute, bari generous, ariko ugasanga kaha kamwe kasigaye niko kamwiciye ibintu byose. Ariko character barayidevelopye. Ariko character idafite Yesu, character idafite Imana, niyo uba wariremeye wowe ubwawe iragucika. Kuko hari igihe ugira gutyo ugahura n'akaha kakakurusha imbaraga, n'ibyo wakoze byose kakabimanura neza. Uzasoma ubuzima bw'abari abantu bose bari successful, usanga hari utwaha twasigaye inyuma twabamanuye. Uretse ko n'abakijwe nabo bagira utwo basigara inyuma tukabamanura, ariko abadakijweho nyine nuko biba bimeze. Yego. Ahubwo ikintu kimbabaje wenda igihe kirimo kuza nuko hari abantu bakijijwe batadevelopinga character kandi bagombaga. Abantu bakijijwe ntimudevelopinge your character,
it's a problem. Yego. Murakoze, twabashimira ku uyu mwanya mwaduteguriye. Nagize ikibazo muri iyi mirongo ya Bibiliya twasomye, haba bavuga ngo hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi. Niba yenda ntabyumvisha neza, ariko uyu attitude yo kuguriza, gutanga nyine birimo byiza, ariko hari n'abambuzi benshi nanone ku buryo bishobora gutuma umuntu agira ubwo bushake bwo gutanga, ariko kubera yambuwe akavuga ati mfashe icyemezo singiye gusenya bizinesi, urugo, icyo ibyo nakoraga. None dutange to which extent ko abambuzi nabo. Okay, hariya wavuze ko witwa nde? Twagirimana Eugene. Eugene, umva ngusubize Eugene. Buriya no gutanga utabara nabyo ubwabyo ni icyaha. Ugomba kuba generous mu buryo buri planned. Jewe nabibabwiye, ngira amafaranga yari zavu azakora ibya legacy ntabwo aba kuri konte nanjye mfiteho access, immediate access. Iyo konte sinshobora kuyikoraho ngiye kuguriza Eugene amafaranga, ariko konte kuri iri hariya ninyakuguriza ntunyishyure, ubwo azaba yagiye muri n'ubundi ni konte ya expenditures, ubwo nzayabora muri expenditures kandi ntacyo azampombya. So ugomba kwiga gucunga amafaranga yawe no muri budget yawe ugashyiramo na ya generosity. Jewe na madamu nuko tubibara, twebwe dufite konte muri budget yacu harimo n'amafaranga aba yaragenewe generosity, ku buryo iyo agiye ndavuga nti okay fine, yari yagiye muri generosity nta kibazo. Nuguriza umuntu akakwambura, n'ubundi iyo uwo mugurije akakwambura, don't do it again. Burya ubumukize umuntu wakwambuye ntabwo azakugarukaho. Aba friends bawe uzakwambura, burya ubumukize ntazongera kukuguza, ariko burya nawe uba wize isomo. Umwesikoro yaranyambuye, RIB iramufata, ariko yari yanyambuye neza, yarantekinitse kabisa, birimo ubuhanga bwinshi. RIB imufashe, ndamubwira nimumumbwirire ngo iyo yamusaba yari kuyaguha, iyo umubwira ngo ndashonje ibihumbi 50 yanyesikorotse nari kubimuha rwose. Kuko generosity ntabwo guhombya iyo uzi gukora imibare, sibyo? Reka twumve undi. Amazina nitwa Gahima Jackson. Mwafite ikibazo, mwavuze kuri character, muvuga kuri attitude na skills na experience. Ese iyi character hari ahantu yabihuriye n'ibintu bya karande? Ko karande ziba ugasanga umuntu yakurikiranwa na karande, ugasanga character mwatusanisha. Ndagusubiza rwose. Ubundi character yacu ahubwo niho karande zikorera. Muri character muri character niho karande zikorera. Kuko character niba warakuriye ahantu bagupfobya, ubwo character yawe nyine niho yapfiriye. Niba warakuriye ahantu baguha inzoga ukiri umwana, ubwo ni muri character biba byapfiriye. Karande akenshi zikorera muri character. Niba uri umunyamahane kuko wakuze ugasanga iwanyu babama kabwira twebwe umukobwa wa kinda urande, iyo ni character. So karande ahubwo washyize urutoki aho ugomba kurushyira. Karande zikorera muri character, kuko wa umuntu w'imbere forme inside niho karande zitendeka. Buriya nujya guhindura karande ujya uhera muri character. Twumva undi. Umwe kuri ruhande hanyuma n'undi kuri ruhande. Oya, bari bamanitse bose bihorere. Okay. Bari bane, hasigaye batatu. Murakoze, nitwa Rebecca. Rebecca? Yes. Yego. Nashaka kubaza ni gute mwafasha abantu bafite addictions? Addictions? Yes, for example, ugasanga umuntu ni umuhanga, yagiye mu kazi agakora neza, mwaganira ukumva afite ibitekerezo bizima, ariko yabona nk'umushahara agahita ajya mu nzoga akamara nk'icyumweru cyose, bikamwicira future. Very simple. Uzabanze umubwire yakire Yesu. Umuti wa mbere wa addictions ni ukwakira Yesu.
hari abantu benshi erega hari abantu benshi bashaka kwirwanirira intambara, abanze yakire Yesu ave mu byaha bye. Kuko uti mu muhe microphone kugira ngo n'abandi babyumve. Munsi hari addictions na depressions. Iyo umuntu afite amubwira ati rero genda ushaka umufasha myumvire, uzagufasha. Oya, nibyo nenda kukubwira. Addictions zimwe nk'izo za depression, buriya na depression nayo ivurwa na kiriya nababwiye cya character. How do you control your character? Reka mbigisha ukuntu umuntu adeveloping a character. Character no muri counseling nk'abantu bagira depression barakubwira ngo ujye umonitoringa your internal monologue. Ku buryo twese turabasazi duhora twivugisha, buri muntu wese iyo yicaye aba afite monologue, dialogue irimo kugenda mu mutima we. Iyo ugiye kujya muri depression, depression itwarwa na santima zigeze kuri 3. Santima ya mbere kujyana muri depression ni fear, ubwoba budafite impamvu. Iya kabiri ni ubwihebe buva muri iyo ntuza. Iya gatatu ni ukumva uri wenyine kandi uri mu bandi. Rero iyo wumvise wicaye ukumva ufite izo tendencies za depression nk'uko waruvuze, hindukirira Imana. Nurangiza usaba umwuka agusimbura. Wabonye ko izo zose navuze zifite counterpart mu mbuto z'umwuka. Iyo ubuze ibyishimo genda ubwira Imana ngo Mana ndumva muri jewe nta byishimo birimo, increase my joy. Muzasomeza buri nyinshi za Dawidi aho usanga avuga ngo umpe umunezero, renew the joy of my heart, wongere uvugurura umunezero w'umutima wanjye. Ni gutyo barwanya depression. Ufunga ya internal monologue kubwira ngo ntacyo uri cyo, ntacyo umaze, ntacyo uzageraho, urapfuye. Ukavuga ngo ya simpfuye kuko umwami wanjye niwe ufite ubuzima bwanjye mu biganza bye. Ntabwo ndi jyenyine kuko mfite n'abandi, nta nubwo ndi umuntu w'imbura mu mumaro kuko mfite abantu mu mumaro. You change your internal monologue. Iyo discours interne urayihindura ukayisimbuza iby'Imana yavuze, ugasaba Imana ikagusimburira, kandi birakunda. Izo za addiction zizo uribuka imbuto ya nyuma y'umwuka self control ni ikontorora addictions. Erega abantu benshi ibintu twabigishije habuzemo ikintu, ariko reka ngarukiriza kuko yaba topic ubwayo. Wenda tuzagira umunsi tuzabyige muri ibyo ngibyo bya character development, fighting addictions, tuzishyire ku murongo. Mbereke no muri Bibiliya, erega nababwiye ngo iki gitabo kirimo ibisubizo by'ibibazo byose tubaza, ariko ikibazo ni iki ntabwo abantu bigeze bagisoma ngo bacyaplayinge kuri buri kibazo bahura nacyo. Hari amahame yo muri Bibiliya agenga buri kibazo cyose duhura nacyo, ariko abantu benshi ntabwo bayitayeho. Ubwo tuzagenda tubyiga. Reka twumve undi. Filipo n'uyu musore sinzi n'andi, hari umuntu hariya bariya babiri begereye iriya piliye, uriya hirya n'uriya, hanyuma turaba turangije. Murakoze cyane. Nitwa Philippe Nkwakuzi. Ikibazo nashaka kubaza ni kuri, nubwo nyine character tuzazigaruka, ariko nicyo nagira ngo mbazeho. Navuga ngo kuri buri rwego hashobora kuba character development bitewe naho umuntu yatangiriye. Wenda yagize amahirwe atangira ko developing izo character kiri mutoya, ariko noneho bikaba ngombwa ko mugani ugiye gukora catch up, reka mbyite gutyo, bitewe nuko hari igihe runaka watakaje. Ariko noneho bikaza kushora noneho mu gihe wenda uri muri situation runaka ushobora kugira imposter syndrome, cyangwa se nko kumva udahagije, reka mbyite gutyo, igihe cyose wibutse ibyabanje. Wenda tuvuge uri umupasiteri warabanje kuba mu busambanyi, noneho bigatuma ujya muri performance mode kugira ngo provinge yuko mbese hari shanjoma yabayeho, bigatuma mwavuze bya joy n'urukundo ndetse na peace bishobora gutaka, bikava mu kazi uri gukora kubera kumeze nkaho hari ikintu uri guprovinga bidaturutse mu ntuze yawe. So ni gute umuntu yakova coming ikintu nk'icyo kugira ngo wanugire joy mu byo uri gukora, ariko noneho ya success turuke
bidaturutse mu kugira abantu wemeza, reka mbyite gutyo. Yego, buriya ikibazo ubwo waguye mu yindi extreme, hari abantu avuga ati I must prove, niyo nayo na addiction. Hari abantu bakoreshwa no kunezeza abandi, noneho agashaka gupuruva buri gihe, ugasanga ndetse you don't have to prove anything. Icyo rero nacyo kiva ugikosora ute, nibyo nababwiraga. Reka nkubwire ijambo rimwe. Bibiliya iravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo byose niho biva. Iyo principe niyo ihindura ibyo tubamo byose. Kwibaza ikibazo rero ko ubundi ku kiteka ryose nkora gutya, ku kiteka ryose nkora gutya, ugasanga ubikora kugira ngo unezeze abantu, kandi ugasanga Yesu yaravuze ngo ntimuzagire icyo mukorera kunezeza abantu. Ukavuga ngo okay, ngiye kujya nkora neza, banshima batanshima, it doesn't matter. Ngewe hari igihe mbibwira abantu, iyo wiza aya masomo ukayiga neza, hari ibintu uvamo. Urabona nkatwe duhora kuri microphone, buri ugiye nko kuri YouTube ukareba amakoments abantu baba bakoze nk'iyo natanze ikiganiro, bishobora kugukura kuri microphone. Ukavuga sinzongera no kuvuga abantu bantutse, bamvuze nabi, banyisa amazina. Ahubwo dore ko ubundi at the end of the day, ubundi njya gutanga kiriya kiganiro ntabwo nagitanze ngo nezeze uyu muntu. Icyo nakazi ke, icyo ntekerezaho ntabwo biri bunyice. Ariko ibyo bishoboka iyo wakontroloye your internal monologue. Kuko hari umuntu wicara akaba miserable iyo bamuvuze nabi, yewe akaba miserable over hours, akazamara n'iminsi adashobora no kujya hanze ngo bamuvuze nabi. Uziye bakuvuze nabi urapfa. Iyo uhinduye monologue interior yawe, mbese iyo diskete iba muri wowe ukayivanamo ugashyiramo iy'umwuka, birahinduka. Ariko it's progressive. Iyo catch up rero iyo uyitangiye n'uwitangiye uyu munsi, hari igihe nyasetsa abantu mwabwa ubu kera nari timide bitabaho, nashoboraga kwicara mwarimu yankanga ndimo gusoma igitabo nkabira icyuya ishati gatoha, kandi buri gihe watangiye kubira icyuya ugashaka kubihagarika kirushaho kuza. It was very embarrassing. Ariko ngeze aho ngaho ndavuga ntuzi ko buriya why is it, kuki ngomba kumva abantu bashobora kunseka, nibanseka ubundi ndabiki. Ugatangira guhindura iyo internal monologue. Ubu rwose niyo nabwiriza, wari wambana mpagaze hano ndimo kwihanagura icyuya byagize gute, ntakada wagira ngo ugiye umubiri wanjye ukozwe n'ibuye, kuko you change your internal monologue. Icyambere ugomba kubanza ukemera ko bihari, kuko igituma abantu benshi badahinduka ntibemera ko babifite. Nabo bagira depression, nabo bagira za addictions, ntibemera ko bazifite. Ariko iyo kagari gupfuneka yanakwengeka mu buriri kagira ngo nagahene bagiye kwimya akanyanga mu mutaranda kakuro cyamujye mureka kubatesha umutwe mw'abantu mwe ntibabana sinziriye ubwisha bameze nk'ubusakabaka Yesu umva bari gusinzira ahantu hose ageze yanagira ngo arirambitse ukabona wagira nakanyogote